mumeze neza, njye ndashima Nyagasani, ndabona ibintu byanjye biri kugenda bicamo pole pole. Abo rero bitaracamo Nyagasani aborohereze, abafashe bicemo, ntimukajya mugira kwiheba. Buriya umuntu yihebye biba ari bibi. Umuntu wiheba aba atari umwemeramana, nubwo hari igihe bigera nyine ukumva wacitse imbaraga ukibaza ubundi Imana irahari ko ntacyo nakora ngo nyisingize, biba byagenze gute? Ariko nyine bifite igihe cyayo izakorera ibintu byayo, wowe utazi, hari byinshi Imana iduhisha. Kuraje rero, uyu munsi rero tugiye kongera guteka. Video zo guteka ubu narabaziye abantu muzishaka ngomba kuzibakorera, nubwo hari igihe nshobora kuyigukorera uyu munsi wari uzi ko hari buze cya gisubizo cyawe ariko ugasanga atariyo, ariko mba nzi ko ibyo ngiye kuberekana byo hari ikintu byafasha. So tugiye guteka umuceri w'umweru usanzwe, ariko uwo ntabwo uri hafi gushya. Uwo ntabwo nigeze mpanga ko nawe turi buze kwerekana ukuntu tuwuteka. Ni ibintu bisanzwe no kuwutogosa, nta bundi bwenge buba burimo. Kereka ku muntu ushobora kuba afite ikibazo cyo kuwuteka ugatetema cyangwa ibiki, ibyo tuzabivuga ahubwo twagiye ku muceri. Icyo tugiye gukora uyu munsi rero cyihariye, tugiye guteka amashu arimo ibishyimbo, arimo na simba mbiri, arimo igitunguru na pavuro. Muraza kubibona, amashu avanze n'ibishyimbo araryoha ariko bitewe n'ukuntu umuntu yayatetse. Hari ukuntu ushobora kuyateka ukumva cyangwa ukajya ahantu kuyarya bana we bakayagukuraho nyine ukumva ntabwo uzongera kubirya. Nanjye rero hari ahantu kera nigeze gukora stage, bajyaga batugaburira umuceri n'amashu bitetse nabi, bimeze nabi, niba barabitekanaga umujinya ntabwo mbizi. Navuye aho ngaho mbyanga, nongeye kubirya vuba aha ngaha, nta n'umwaka urashira nongeye kubirya. So rero abantu mwikundira amashu n'ibishyimbo mwegere hano murebe ukuntu ngewe mbiteka. Ushobora kongeramo ibindi birungo ubaye uri umuntu ukunda ibirungo byinshi cyane, ariko ngewe ndaje mwereka ibirungo ushobora gushyiramo kandi bikeya bidakabije bikanaryoha. Ngiye kubanza dushyiremo ishu mu mavuta, tugiye gushyiramo inusu. Gahunda zagiyemo n'inariko. Umukara imbere yawe neza ndetse n'ibiguranye hejuru. Gukurikiraho ni ugupfundikira, turongera kuyigarukaho mu kanya. Ngiye gukoresha ibi ngibi, ibishyimbo, hano harimo tangawizi, pavuro, igitunguru, esitomate, hano harimo urunyanya ni rumwe, hano harimo sima mbiri, na soya sauce nishobora kupfa kubura mu biryo bya hano uko byagenda kose, n'umunyu. Ibyo bintu ngiye gukoresha mu kanya ni ukuntu niba muri ghetto tutajyaga duteka ibishyimbo, twaguraga twa mituye Nyamirambo. Abantu mutuye Nyamirambo murabizi ko amasaha ayo ariyo yose utabura ikintu cyo kurya. Njye nakoresheje urunyanya rumwe kubera ko ntabwo nkunda ibiryo bimeze nk'aho birimo isukari, ntabwo mbikunda pe. Uyu munsi ntabwo nkoresha black pepper, ukoresha tangawizi. Buriya tangawizi kuyishyira mu biryo bijya biba byiza cyane, ntabwo ariyo mu cyayi gusa. Iyo muteka inyama muzagerageze gushyiramo tangawizi, muzabireba irasa neza, wahase
idafiteho uriya mwanda runini bizera bizimana neza ubundi nyine bifite umwihariko wayo. Ishu aho igeze ishu twayikuye kuri puresha ntabwo aba ari sawa. Ishu dukuyikuyeho idahiye neza. Ngiye kubera ko hari abantu bayiteka babona itangiye gufata hasi bakajya kongeramo amavuta, ariko njyewe ndi mu bantu badakunda amavuta menshi, ndashyiramo aya mazi. Ni ukuntu turimo hasi na tangawizi. Aya mazi namuhejeje kuri raki twarakuyeho tangawizi. Rero kubera ko iyo bigiye muri ano mashu nahisemo gukoreshamo amazi yayo. Tugiye gutegerezaho nk'iminota 5 ubundi dutangire gushyiramo ibindi bintu. Ubu rero ya mashu amazi nari nashyizemo yashizemo, ubu ngiye gutangira gushyiramo ibindi bintu. Ngiye kugira gutya, hano kirimo utundi tuvuta dukeya, hanyuma ushyiremo ibitunguru na pavuro. Impamvu mbikoze gutya ni ukugira ngo nabyo bibone ukuntu bishya mu mavuta. Wishyize ntabwo bari kusinya ngo twemerewe live kubera yego ko konsenti n'iyo amateke izajyaho warushya ariko kubera mureba ngo ranjete ziri he? Arashaka ranjete ngo bande bayishaka? Kami ranjete tuzi ahantu ziri. Aguhe kamwe, aguhe igishashi kimwe. Nari nibajije ukuntu ashaka ranjete. Hano ngiye kugabanya umuriro kugira ngo agabanye gushaka gufata hasi. Eko ninde uri kwiriza? Okay. Ngiye kuba mpfundikiyeho gatoya. Ibitunguru na pavuro biboneka. Ariko rero niba ndi buze kurangiza guteka hasigayemo amashanga no guteka, ndi kuyamena. Bitangiye gufata hasi. Hano ngiye gushyiramo inyanya. Mwene za tungurusumu, tungurusumu, tangawizi. Simukadi yari ishyushye. Izi tangawizi umuntu azitekaho umwanya kugira ngo zishye, umuntu ntiyumvemo imizi. Ukuntu biba birimo ibigozi. Y'amazi yashize.
no kuzajya uyashyira hamwe. Wa mukasi uri he? Cyangwa dukoresha icyuma? Nta gishekere gihari? Nta gice? Inyama yotetse yose. Dushyiramo na tomate kugira nayo ishye ntize kuzanamo ibintu by'isukari kandi si ngombwa nyinshi pe. Kubivanga gutya ubundi twongere dupfundikire. Rero hagezweho gushyiramo ibirungo byari bisigaye, harimo simba, nimvuga simba mujye mwumva simba mbiri, nibagirwa kongeraho iyo mbamire nivugira simba gusa. No gushyira mu munyu, tugashyiramo na soya sauce. Ujye mushyira uturungo dukeya mu biryo bituma ibiryo biryoha, umuntu ntakomeze kubirya nk'aho ari ku ishuri. Ubu rero ndahita nshyiramo n'ibishyimbo kugira ngo nabyo bifate kuri bino birungo. Kubivanga neza byose bigakwira. Ibishyimbo bibaye byinshi kuruta ishu. Tugiye kubipfundikiraho umwanya mutoya ubundi tube turi gusoza. Ya mashu yahiye, urebe ukuntu ameze neza kandi aroroshye. Ari guhumura neza kubera tangawizi. Twarure sasa. Ubu tugiye kwarura sasa rero. Hano harimo wa muceri nababwiye twatetse, niriwe mbereka uko byagenze. Ko pe umuceri w'umweru kuwuteka, niyo waba wawushyizemo amavuta n'ubundi abenshi bayashyiramo bageze. Upfa kuba bawusutsemo wabize bahita bashyiramo amavuta n'umunyu. Ahubwo nzabereka ibirungo umuntu ashobora gushyira mu muceri w'umweru biryoha bihumura neza.
Ibi biryo ni iby'umumabuja witwa Kami. Ibimabuja niyo mpamvu ubona akizeho bikeya, aba ari kuri regime. Ibi birahagije kuri we. Abantu rero mwarebye ino videwo, nizere ko mwamenye ukuntu ushobora guteka ishu ivanze n'ibishyimbo. Ubu hashobora no kuba hari abantu mutari muzi yuko ari ibiryo biryoha, cyangwa se kudashaka kuba wabivanga. Ikindi hari ukuntu iyo byumagaye nyine iyo urimo urabirya byahoze uba wumva bimeze nk'ibinigana cyangwa bitagenda neza, ariko gutya nabitetse biroroshye, birahumura neza, umuntu uwo ari we wese yabirya, n'abana njya mbibaha gutya rwose. Abana ubwo iyo mvuga abana mbavuga bari abatoya, nabo bajya babirya ko biba byoroshye, biba bimeze neza. Umuntu agerageza guhindura ibiryo, nubwo gutekereza ikintu cyo guteka biba bigoye. Ndabakunda cyane rero, Imana ibamere umugisha. Sinagenda ntababwiye ko mwajya muri Sunblock mukagabanya ibiro, mukajya kuri taye nziza, mukivura ama infection n'ibindi byinshi. Ndabakunda cyane rero, bye.